Muraho, Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza nshuti bene data twabanye kandi tukikomeje kubana kuri iyi televiziyo yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Mbazaniye rero itangazo rikomeye cyane isi yose yari itegereje, ndetse baba abasenga n'abadasenga, iki kintu isi yose yari igitegereje. Reka rero nze gato mbabwira iry'iri tangazo. Rero iryo tangazo nta rindi, ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza itegeko ry'icyumweru. Ngiye kurisoma mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza rirahari, ubwo buri muntu wese araza kugerageza kunyura kuri iri tangazo akuremo icye cyangwa se ashire amatsiko. Iri ni itangazo ryasohotse ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, risohorwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Junior Trump, risohowe n'ibiro bya Perezidanse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabibona hano hejuru handitseho White House, niyo nzu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoreramo. Reka turinyuremo kuko ntabwo turatinda, ni iri tangazo gusa rinzanye, nta kindi rwose, niryo tuje kubasomera. Haranditse ngo ukwezi k'umurage w'Abayahudi b'Abanyamerika 2026. Hano hasi noneho turatangiye. Byerekeye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itangazo. Muri uku kwezi k'umurage w'Abayahudi b'Abanyamerika, duha agaciro umusanzu utabarika w'Abayahudi b'Abanyamerika mu myaka 250 y'ubwigenge bw'igihugu cyacu, kandi twizihiza umurava wabo udatezuka ku ndangagaciro zituma igihugu cyacu kiba cyiza: ukwizera, umuryango n'ubwisanzure. Aha rero tugiye gusa nkaho twihuta kuko ano magambo tugezeho ni ajyanye no gushima no gutumira abantu bagiye batandukanye ku isi yose bazamufasha gutangiza gahunda yo kuramya no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, ejo bundi mu isabukuru yo kwizihiza imyaka 250. Ntabwo dutinda, abayashaka turayabaha, kandi vuba aha ngaha rwose biraba byamaze kugera ahantu henshi. Ahubwo amagambo nashakaga ni aya ngaya. Muri iyo baruwa yandikiwe itorero ry'Abaheburayo in Newport, Perezida Washington yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta vangura riha uburenganzira bwo kwishyura ukizana, nta gutoteza cyangwa gufasha. Aha yarondoye abaperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda avuga ibikorwa byabo mu bijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu. Twigire hano hasi. Muri uyu mwaka w'amateka, twishimiye intsinzi y'umwaka w'Abanyamerika, kandi twongeye kwiyegurira umugambi w'ubwisanzure n'ubutabera kuri bose. Mu rwego rwo kwizihiza imyaka 250 y'icyubahiro y'ubwigenge bw'Abanyamerika, no mu mpera z'icyumweru cya Rededicate 250, yubile y'igihugu yo gusenga. Mwumve noneho. Gushima no gushimira Abanyamerika b'Abayahudi barashishikarizwa kubahiriza isabato y'igihugu. Muri gahunda yo gutangiza iyobokamana rishya yo kwizihiza yubile y'imyaka 250 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibayeho, kuko cyatangiye mu mwaka w'1776. Ubwo rero imyaka 250 iruzuye uhereye icyo gihe ubara ukageza muri uyu mwaka. Reka nsubiremo aya magambo. Mu rwego rwo kwizihiza imyaka 250 y'icyubahiro y'ubwigenge bw'Abanyamerika, no mu mpera z'icyumweru cya Rededicate, ubwo ngiye kukibabwira hano hasi. 250 yubile y'igihugu yo gusenga. Gushima no gushimira Abanyamerika b'Abayahudi barashishikarizwa kubahiriza isabato y'igihugu kuva izuba rirenze guhera ku itariki ya 15 kugeza nijoro ku itariki ya 16 Gicurasi. Ubwo ibirori bizatangira ku itariki ya 17, azaba ari ku cyumweru, isabato y'ukuri iraye ibaye. Reka turebe hano hasi. Inshuti, imiryango
n'abantu b'ingeri zose bashobora guteranira hamwe mu gushimira igihugu cyacu gikomeye. Uyu munsi uzibuka umuco mutagatifu w'Abayahudi wo gushyiraho umwanya wo kuruhuka, gutekereza no gushimira ishobora byose. Uyu munsi ngo uzibukwa umuco mutagatifu. Uyu munsi uzibuka umuco mutagatifu w'Abayahudi wo gushyiraho umwanya wo kuruhuka, gutekereza no gushimira ishobora byose. Hepfo muri uku kwezi tuzizihiza umusanzu w'Abayahudi b'Abanyamerika mu mibereho yacu, twubaha uruhare rwabo mu gushushanya inkuru y'igihugu cyacu, kandi twibuka ko twiyegurira Imana. Kwiga no gukorera abandi ari inkingi zihoraho z'umuco utera imbere. Mu bigeragezo byose n'intsinzi, umusanzu w'Abayahudi b'Abanyamerika wagize uruhare mu mateka yacu, wakomeje imiryango yacu, kandi uzakomeza gutera imbaraga Abanyamerika mu bisekuru bizaza. Noneho Donald Junior Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubw'ububasha nahawe n'itegeko nshinga n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndatangaza muri Gicurasi 2026 ko ari ukwezi k'umurage w'Abayahudi b'Abanyamerika. Ndahamagarira Abanyamerika kwizihiza umurage n'imisanzu y'Abayahudi b'Abanyamerika no kwizihiza uku kwezi hamwe na gahunda, ibikorwa n'imihango bikwiye. Kuzuza uku kwezi mu mihango n'ibikorwa byagenewe uku kwezi. Ndasaba kandi Abanyamerika bose kwizihiza ukwemera kwabo n'ubwisanzure bwabo muri uyu mwaka wose, muri uku kwezi, cyane cyane ku isabato, kugira ngo twizihize umwaka wacu w'imyaka 250. Mu bwiteganyirizo ndashyize ukuboko kwanjye kuri uyu munsi wa 4 wa Gicurasi mu mwaka w'umwami wacu 2026 no mu bwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Junior Trump. Ngo kuri uyu munsi tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu, njyewe Donald Junior Trump mbihamije n'ukuboko kwanjye ko tugomba kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 dutangiza isabato nshya muri Amerika ndetse no ku isi yose. Ubwo iyi ni ibaruwa yasohotse ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ubwo ku itariki ya 17 hazaba ari ku cyumweru z'ukwa gatanu, nibwo bazatangiza umuhango wo gusenga ndetse umuhango wo kuramya no gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ubundi bigahita bikwira mu isi yose. Ubwo abantu bari bamaze igihe kirekire rwose bategereje aka kantu, agatinze kazazana amenyo ya ruguru. Ubu rero byabaye. Itangazo nagiye nsoma amagambo y'ingenzi, ubwo abari buze kurikenera muranyura ku gitangazamakuru cyitwa White House, aho ibiro bya perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorera. Agende nawe arisome yitonze, ubundi ibintu byose ubu ngubu byamaze gushyirwa ku murongo. Ubu urugamba ruheruka ruratangiye. Abadivantiste aho baherereye mu isi yose, mwihangane. Ababashije kwakira ikimenyetso cy'Imana, namwe Imana ibaha umugisha, igumye kubana namwe. Abankeresheje ubuntu bw'Imana, namwe mwihangane, ubu byarangiye. Ndabizi neza ko ububyutse aribwo bugiye kuza mu itorero ry'Abadivantiste, ariko ni ububyutse budafite ishinge na rugero, kuko urugi rw'imbabazi rwamaze gukingwa nk'uko twakomeje kubyigisha mu buryo bugiye butandukanye. Reka noneho turebe utundi tujambo dukeya dusoza, kuko ryari itangazo, ubundi dushimire kandi duhane umwuka wo kunyurwa n'uko iri tangazo ridusanze. Aka nako ntabwo nagenda nakababwiye, karavuga ngo celebrating the triumph of the American spirit. On July 4 to 26, America will celebrate the most important milestone in our country history, 250 years of American independence, n'ibindi hasi.
ubwo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2026 Amerika izizihiza umunsi mukuru w'isabukuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibayeho, ariko aha hazishimirwa no kwishimira ibikorwa Leta Zunze Ubumwe zagezeho, haba mu rwego rw'intambara, ubukungu, iyobokamana n'ibiki byose. Murumva rero ko batari kuzizihiza uyu munsi w'ubwigenge ku itariki enye z'ukwa karindwi bataratangaza itegeko ry'icyumweru, kandi no mu byo bagombaga kwishimira ko bagaruye iyobokamana mu isi yose no muri Amerika nabyo birimo. Ubwo rero niyo mpamvu baritangaje hakiri kare kugira ngo uyu munsi uzagere ibintu byose biri ku murongo, kuko nari ndimo ndeba n'ibintu bibabaje cyane. Mu byo bazishimira harimo n'uko babashije guhakinga cyangwa se kwinjirira ububiko banga bw'umuntu ariko karemangingo kitwa ADN, kandi murabyumva ko ndetse na gahunda yo kwinjira ubwenge bw'abantu, kubusimbuza ubu bw'ubukorano, murumva ko rwose ibintu babigeze kure. Rero ni ugusenga kugira ngo buri muntu wese amenye uruhande Imana yamuhererejemo, kubera ko harimo abantu bagiye guhubuka rwose nta kintu bitayeho, ariko ibyo ari byo byose buri muntu wese ari buze kumenya uruhande arimo. Aka gafoto rero ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimira kandi agaragariza inteko zose ko amaze gutangaza itegeko ry'icyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha murabona ni Day of Rest, ni ibitangazamakuru byatangiye kugaragaza ko ibintu byamaze gushyirwa mu bikorwa nk'uko isi yose yari ibitegereje. Ubwo rero abantu mwitondere kwihutira gutesha abandi umutwe cyangwa se umurongo, kubera ko ntabwo byaba ari byiza, ahubwo buri muntu wese atuze asenge abaze Imana ati wampereje muri uru ruhande, kubera ko umwuka wera yari mu muntu rwose nta kibazo, abasha kumusobanurira buri kimwe cyose. Niyo mpamvu hari abantu twagiye tubona bashaka kuvuga ko twatangaje tuvuga ibyigisho ko ngo abadivantisiti imbabazi zabarangiyeho muri 2025, ngo dushobora kuba twarabeshye tukihuta cyane, ariko nta kundi nyine, ntago habayeho kwibeshya, kuko itangazo iyo ritangajwe muri rusange tukabibona amaso ku maso, ubundi abantu baba baramaze gukurwaho imbabazi mbere, nuko twe tubibona bibaye ku mugaragaro, ubundi ibintu biba byaramaze kurangira. Urugero nka 2025 twabonye batangiza umubare w'inyamaswa, sibyo? Batangije umubare w'inyamaswa. Uwo mubare w'inyamaswa rero naho dusangamo ikimenyetso cy'inyamaswa. Izina ry'inyamaswa ariyo mico y'ubupapa, naho dusangamo ikimenyetso cy'inyamaswa. Noneho hakaza n'ikimenyetso cy'inyamaswa ubwacyo mu rwiyunge rw'amadini cyangwa se igishushanyo. Ubwo rero ntabwo mwaturenganya ngo twihutishije ibihe, ahubwo twakurikizaga kalendari tukareba tukabona ko ibihe bisatiriye kugera ku musozo. Reka mbwire abantu baba baragerageje kwakira uriya mubare, kuko ndabona mu Rwanda bamaze kugera nko muri miliyoni zizamuka hejuru 3. Reka tubabwire amakosa bakoze, tubasomera ano magambo tubasanga mu gitabo cyitwa Ijambo ku mukumbi mutoya. Ubwo n'abandi badivantiste batari bafata uriya mubare, ariko bakaba batarakiye ikimenyetso cy'Imana, n'ubundi barawufata kuko nta mbaraga, nta kwizera, kuko ubu ngubu aho umuntu aragomba kuguma aho ngaho. Ntabwo ibyo ngibyo rwose mwabitindaho ngo menye iri tangazo ntaramaze kumenya amakuru, ngo bityo ngo ntabwo nzafata uriya mubare. Hoya, uzawufata, kubera ko kwihana byarakererewe. Reka rero turebe ayo magambo nayo tuyasome, nayo turasoreza. Ya magambo ndabona nyabonye, noneho turayasanga mu gitabo cyitwa Ijambo ku mukumbi muto, kuri paje hafi ya 19. Baravuze ngo I saw all that would not receive the mark of the beast and of his image in their foreheads or in their hands, could not buy or sell. I saw that the number 666 of the image beast was made up. Hano Ellen White yeretswe ko mbere y'uko batangaza itegeko ry'icyumweru,
umubare w'inyamaswa 666 wari wamaze gukorwa. Ibyo ntabwo mbitindaho, twabivuze cyane, twavuze ko nta muntu wakubaka urusengero adafite abazarusengeramo. Ubwo rero abantu mwashidikanyaga iyi sisiteme y'ikoranabuhanga, ubwo murabyiyumviye. Ikimenyetso cya nyuma cyari iri ngiri, cyari iri tangazo ry'itegeko ry'icyumweru. Rero bikaba birabaye, ubwo buri wese aho ari ni ukwisabira ndetse no kureba uburyo yatangira kwitegura gusoza umurimo. Rero ntabwo turababwira byinshi, ahubwo kwari ukugira ngo dushyire akadomo ku byo twagiye twigisha mu minsi yashize, ndetse tunashimangira ko kwari ukuri, kubera ko ibyinshi twabaga twabisomye, ntabwo ari ibintu umuntu yahimbaga ngo agende aterure aho abibonye hose. Ikimenyimenyi twigishije ubuhanuzi bw'imyaka 6, ejo bundi uriya Ritoni Kohera, umuyobozi mukuru w'Abadivantisiti, nawe atangaza ko kwa 9 bazatangira kuvuga ijwi rirenga, ahakangurira Abadivantisiti, avuga ko yemeranya n'abantu bavuze ko imyaka 6,000 izuzura mu mwaka wa 2027. Ubwo rero kuba byemeye nonaha ejo bundi ntacyo bivuze, bakabaye kuba barabwiye abantu mbere bakitegura. kuriya ni Imana ibibyemeye kugira ngo nyine abantu ibarinde gushidikanya, bamenye ko ibintu byari ukuri. Ubwo rero buri muntu wese uri buze kumva rino tangazo abigeze ku bandi inshuti ze hirya no hino, kugeza ubwo iyi gahunda yo gutangira kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ku mugaragaro. Naho ubundi abantu ubwo batangiye kubyakirana kera hose, amagambo twagiye tubasomera ko umubare rwose ariwo usaba ubwenge, naho biriya bindi bisanzwe byo abantu babifataga nk'uko biri. Rero abashaka itangazo mu rurimi rw'icyongereza naryo rirahari, ngiri ahangaha, muraza kuyabona, bari ku mbuga muraza kuyabona, muyasome, murisome mwitonze, mwicaye rwose mutuje, ntawe birukankaho. Ubundi rwose buri wese aho ari ashima Imana, kuko ni ikigaragaza ko Yesu ari bugufi kuza, kandi ikimenyetso simusiga isi yari itegereje cyari iki ngiki. Imyaka myinshi yari ibaye myinshi, abantu bategereje iki kintu. Ubwo itangazo rikomeye kurusha ayandi yose twari dutegereje rirabonetse. Ubwo irindi risigaye ni rya rindi rizavuga ngo abantu bose banze kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bicwe. Ni iryo rindi niryo dutegereje, ariko iryo ngiryo byo tuzi neza ko hari abantu Imana izaba yamaze gushyiraho ubudahangarwa bwo gupfa, nubwo bazababazwa, ariko ntago ari ikintu wakwirirwa ushyiraho komenti nyinshi cyane, kuko birazwi ko bazaba bambitswe ubudahangarwa. Amakuru rero ni uko nguko ameze. Murabona impamvu hano bavuze ngo Jewish American Heritage Month 2026 Proclamation May 4, 2026. Hano nyine ni handi bavuze ngo ukwezi k'umurage w'umuyahudi w'umunyamerika. Nyine bariya biyise abayahudi kubera ko n'ubundi bahoze ari abanyaburayi, bahungaga akarengane k'ibiroma bava mu bihugu bitandukanye by'i Roma, ariko bongera kurema Roma nshya. Rero niyo mpamvu biyita abayahudi, ndetse no kugira ngo mwumvishe ko banabashima ko babafashije cyane. Kandi turabizi ko abayahudi benshi baba muri Amerika, kandi ari nabo batumye Amerika ikomera. Ubwo rero nta gitangaza kirimo, niyo mpamvu bashyizeho umutwe uvuga kuriya. Rero amakuru ni ayo ngayo. Ubwo ibyo nibyo niryo tangazo ryihutirwa twari tubageneye, cyangwa se twababwiraga tugiye kubasomera.